anyway, so uyu munsi rero noneho ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane, ariko ndatangira nivuga muri bwa buryo bwanjye. Yego nibyo banyita Kiwi, ariko banzi neza banyita Eugene, biterwa nuko wifuza kunyita. Ndi umukinnyi w'amafilime ariko nkaba ndi n'umukomediye. Uyu munsi ikintu gitangaje ni uburyo ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane, navuga ngo ni igikara cyiza cyane. Nubwo ndi igikara ariko jye ntago ndi umunyarwanda nk'uko abantu benshi babizi, jye ndi umusenegale. Ndatangira ngo ikaze. Meze bite? Nakoze ni sawa, meze neza. So ndagira ngo rero wibwira abanyarwanda, babwire nyine wivuge bya kinyarwanda nyine uko bisanzwe. Amazina yanjye ni Ishimwe na Rada, nkaba nyina umuturanyi n'umwari Sirius. Urakoze cyane. So nanjye rero ku bantu batari banzi, uyu ni umukobwa dukinana mu muturanyi, tugenda dukina role zigiye zitandukanye ariko tugahurira kuri sete bitandukanye. So rero uyu munsi twifuje kuza kubaha akantu kasho kameze neza cyane kandi k'ubwenge. So uri umukobwa cyangwa se uri umumama? Ntabwo mbizi, urambwira nyine wowe. Ndi umukobwa. Urakoze cyane. Nanjye ndi umuhungu, ariko ubwo ndi umusore, ntabwo ndagera mu cyiciro cyo kuba umuhungu. So hari ikibazo nshobora kuba nakubaza abantu benshi bakomeje kugenda bibaza, ariko ndagira ngo mbanze nawe mbikubaze numva ukuntu byumva. Uyu munsi kuba uri umuntu w'umusitari, ese hari akazi udashobora kuba wakora ngo nuko uri umusitari? Ntabwo ndaba umusitari sibyo, ariko nanone ndi umusitari sibyo. Yes. Akazi, ibijyanye n'akazi, njyewe akazi kose ari akazi, gusa ngiye ku ruhande rwanjye hari akazi ntakora. Okay, ndi kuvuga okay, utaza yenda kumva ngo hari akazi n'iki hari ukuntu abanyarwanda buriya duhita tubyumva nabi. Umuntu akavuga ngo akazi kose agahita yumva ngo harimo n'akakazi nyine kwaje, sibyo? Njye ndi kuvuga waba uri umusore cyangwa se uri umukobwa ariko ukaba uri umusitari. Uyu munsi ukaba yenda wakoraga nko muri resitora cyangwa se ukaba yenda wakoraga bitewe n'akazi yenda wakoraga, ugahita ugahindura ngo nuko ngo wamaze kuba umusitari ngo ntago ntagakora. Ese koko umuntu w'umusitari ashobora kuba yikodeshereza, sibyo? Abakeneye yenda kwambara, sibyo? Abakeneye nyine guseruka, nyine agasa neza, sibyo? Uyu munsi ushobora kuba wavuga ngo ugiye ngo kubera ko ndi umusitari ngo hari ibyo ntari bukore. Ese koko nibyo cyangwa ntago ari byo? Oya, by'akazi kose ni akazi ntakora. Umusitari ni kimwe n'akazi ni akazi, kandi ntabwo kuba nyina filime byo byamuha ikintu nakubwira. Uyu munsi igenda umukinnyi w'amafilime, sibyo? Ako nubwo ndi umukinnyi w'amafilime ndi n'umushoferi, ariko usanga hari abantu bashobora kuba basanga ndi umushoferi, ugasanga wenda bansanze nkaho wenda ndi gukorera, ukabona nyine baratunga bakavuga ngo ariko ngo nk'umuntu w'umusitari ngo ndi gute ngo ushobora ngo kuba wakora aka kazi. Nyine akumva ko ari nk'akazi kagayitse, kandi kuri jyewe ari akazi gashobora kuba kanyinjiriza amafaranga menshi kandi kambeshejeho nyine nkambayeho neza. Ariko se koko ibintu abantu baba bibwira nk'abafana bacu, ugasanga nibo bashobora kuba bateza nyine izo mpagarara, bakavuga ngo kuko uri umusitari ngo nyine ngo ugomba ngo kuba uri umusitari yenda ngo ugasanga ngo ntabwo ngo nyine ngo hari akazi kamwe na kamwe utakora. Koko nibyo cyangwa baribeshye? ariko hari n'ahantu ushobora kujya bitewe n'ukuntu ukakora akazi, reka tubore urubuga rwa Frank ntabwo wakora kano kazi. Ariko icyo nakubwira, akazi kose ni akazi, ntabwo bigombera kuba uri umusitari. Ushobora no kuba wagenda ukanakorera kandi ukabura umusitari ntibivuze kuba kuba umushoferi nk'uko bivuze. Akazi kose ni akazi. None se okay, tubare uyu munsi wari umusitari, ariko nk'umuntu aramutse aguhamagara akakubwira ngo ngiye kuguha akazi mu kabari kanjye, ukore muri kontwari, wabyemera cyangwa ntabwo wabyemera? Ngo cyangwa ushobora kuvuga ngo kubera ko uri umusitari ngo ntabwo ushobora kuba wajya gukora mu kabari? Oya, njyewe bigendeye kuri prinsipe zanjye ntabwo nakora mu kabari. Ariko mbaye njyewe ubwanjye nshaka kuhakora ntabwo byambuza ngo nyine bigaragare ko kuba utakora muri ako kabari ni ukubera yenda byaba bigendanye n'amahame yawe, ntabwo ari ukuvuga ngo nuko uri umusitari.
bivuze ngo wowe akazi k'amaboko kose ntabwo ushobora kubaho nabi kandi ufite imbaraga zawe, ntabwo ushobora gusohorwa mu nzu cyangwa se ngo uburare cyangwa se ngo ujye gusabiriza ku bashuti bawe ngo ni uko wabuze amafaranga yo kwishyura inzu. ntabwo bibaho. bivuze ngo ahantu hose wabona akazi kaguhemba neza nta kibazo. ndagushimiye cyane kuba wemeye kuza kumpa ikiganiro kuri channel yanjye kandi Imana iguhe umugisha.